Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwe, kandi mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025, umwaka w'umugisha, umwaka wo kugirwa neza n'imbabazi nyinshi. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi ya 84 umurongo wa 12, haranze ngo kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Ndabifuriza ko uyu mwaka muzagenda mu nzira z'Uwiteka, ndetse mukagenda mukora ibitunganye kugira ngo izuba ry'Uwiteka, Uwiteka azabarasire nk'izuba, kandi azabera ingabo ibakingira ikibi cyose, ibakingira akaga n'amakuba. Iyi si igitwikirwa n'umwijima, tujya tubona ko tujya duhura n'ibibazo byinshi, isi igasa nk'igiye mu bibazo, ariko Uwiteka azababere izuba ribamurikira. Ikibi cyose ntikikabihererana, ahubwo umwami aje abamurikira mu maso he kandi abagirire neza. Nkuko bibiri ijambo ry'Imana ritubwira muri Yesaya 60:2, atubwira ngo isi izatwikirwa n'umwijima, ariko izuba ry'Uwiteka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Kugira neza kw'Imana kuzabonekeho rero, kandi ikibo cy'Uwiteka muzacyambare kizabonekeho, kandi Uwiteka azabera ingabo ibakingira, kandi hazagira ikintu na kimwe cyiza kibaca ku ruhande. Cyose Uwiteka Imana yagennye cyiza kizabazaho kibagereho. Bifurije umugisha w'Imana, guhaha no kuronka gushya n'ihirwe, kandi n'amagara mazima, kugira ngo muzasho guhimbaza Imana yanyu. Imana ibaho umugisha rero, umwaka mwiza, umwaka mushya muhire, umwaka w'ishya n'ihirwe, kandi icyo muzagera gukora cyose kizababere cyiza. Imana ibaho umugisha, Abanyarwanda bose mbifurije umugisha, ndetse no kugirirwa neza n'imbabazi. Imana ibaho umugisha cyane. Shalom.